izina rya Yesu. Coverex condom strawberry 3 pieces premium dotted condoms. Aka kantu ntakuzi. Reka rero. Ntakuzi. Ni gutya kamera. Nakize mu ishuri. Aka kantu ntakuzi. Agakingirizo basi mu Kinyarwanda. Ntayo nzi. Mwese umuntu ibyo byonyine n'umuntu dukundana sinshobora kuryamana nawe tutarashakana. Vuga ngo ndi proud yuko nkora nagari nje. Nagari nje. Nje nkora iki? Babikora njewe se ahubwo nakabaye mbikubaza usigaye ufite ubushyuhe bugeza aha ku buryo ugendana condom nje soni urabizi ko nje nawe bikuga njewe reka turebe waba mana yanjye ukuntu naniwe noneho se soni waje tukagira mani waje kunyicaza ahangaha umva ndaje uganiriza abantu kuri kamera se baganiriza abantu bawe baranzi barakuzi kandi nuko abakobwa mutagira gahunda jewe ngira gahunda tashumani ahubwo cyokoze ugize amahirwe kananjye mbe niyitsaho ntabwo ndi nkawe sha gusa uri mu biki ko nta n'umuntu ukureba nawe nari mbanje kwitaho hayi abasuhuje ntabwo nabasuhuje sha ni baby nesa ndabasuhuje arica nayo yitwa ngo iki inyarwanda.com uw'ababyeyi Sonia kuri channel ya uw'ababyeyi Sonia Lola na Lola ririho aho Sonia ubonye bakwise Sonia Lola nitwa Sonia Lola cyangwa wararyize nitwa Sonia Lola barasirimutse ndakura yaje barasirimutse ega ntabwo ndi umukobwa mubi ku buryo ntanjye ntari kwitabira Miss France Demi ngo bantore nka Miss yego anyway. Hello guys, hope you're doing very amazing today. Amazina yanjye Sonia Lola and welcome back to my YouTube channel. Alongside with alongside baby Nessa. You see this baby? She's my baby. Okay. Of course. Anyway, so guys, tuwekaze rero kuri YouTube channel yacu. Ibintu nazanye noneho niba ari ibiki ko byagize kuba ryarurya bomba. hanyuma saze mani uwo murafite nyinshi kamaze nkore intro amashashi ari kunshego so guys ni ukuvuga ngo rero nk'uko mubizi tuza kuganira ku bintu byinshi bitandukanye kuri no channel no munsi rero nabwo tubafitiye topic y'umuriro ngira ngo mumaze kubibona aho ngaho kuri titre nubwo titre iriho aka kanya shobora kuba ari cyo kintu tugiye so guys ni ukuvuga ngo rero tugiye gukora ikiganiro akira bombo yawe yego ese ngiye wampaye bombo oya humura tuje gatoya yaratuyisatura hano ntabwo ari muri segonderi bebe wanjye ntabwo turi muri interina hanyuma gute cano yanyu ikagabura bimeze bite gute ngaburira cano ngende umutumirwa cano yanyu ntabigabura ibise ni ibiryo cano yicaye umuntu ngamenge kwica nitagabura hano uzana ibiryo nanjye wampaye irahari humura irahari ndayikubikiye uri kubera nukurira bite nyinshi yewe ndikumira amazi mani nkaho ndi mu rukundo yego ko mwari ada baby urukundo rumeze gute sha urukundo rumeze neza nase ntabwo ubibona bagwaye bombo y'umutima ese kuki zambwiye ngo wawe na Saint Valentin igiye kuzura ko Saint Valentin igiye kuza ndisingo Jesus usko Saint Valentin ari jobu sorry oh my god ngo Saint wowe ufite sheri kuri Saint Valentin kandi mufite hanyuma se sheri wawe yari aguha bombo ndamugira reba amaho bibanje nje abandi batanga amagifti reba abandi batanga amagifti y'iki ninda abandi
indabyo amamodoka ariko njye ntukajya munzanira ibintu by'indabo njyewe we bari kugushukisha bombo bro uzwi ibi ngibi ari ibishuko ni ibishuko bro soni aha ese kutareba bombo iri he bombo se oya bombo z'iwanyu ubwo nyine ni iyi ngiyi ko itari imeze gutya izina rya Yesu Coverex condoms strawberry 3 pieces premium dotted condoms bro condoms urumva ari ubwa mbere ubyumvisha ende premium dotted condoms njyewe niko se ko usigaye ugenda na condom nase condom ibimeze gutya ibaho nase akose iyo hantu handitse condom uba bishatse kuvuga iki oya Sasa na wundi mikino. Ntabwo iyi ngiyi ari imikino. Si baga yawe. Iyi si baga yawe. Iyi si baga yawe cyangwa ntabwo ari baga yawe. Ni yanjye. None oya buretse. Ahubwo ko zidafunguye. None se oya urambwiye ngo ufate bo. None mbonyemo. Nose oya mansoni murabizi. Oya mbonyemo ibindi bintu nabashatse ku buretse. Ahubwo bashyira ibintu mu ubwo niwe soni niwe uko ushakoshe hanyuma igeze mangahita ahubwo nakabaye mbikubaza usigaye ufite ubushyuhe bugeze aha ku buryo ugendana condom unje soni urabizi ko njye nawe bikuganje reka turebe wabona harimo umugati atari na condom wabona ari igikarito nasundi mera gutyo wabona ari tuvuge ko no njye ndi mu ba ntayo nzi ibyo bintu bisubiramo ko utazi no surabona nyizi ngende ahubwo wabona ari shokore agakingirizo basi mu kinyarwanda ntayo nzi umuntu ibyo byonyine n'umuntu dukundana sinshobora kuryamana nawe tutarashakana cyangwa ntushobora kuryamana nawe ntabwo nshobora mukagafite biseni tuvuge ko ari n'ubwa mbere ubonye kondo mu maso ni amajyane bana oya se soni ahubwo ni kondo nase bikuye mu ikarita handitseho Coverex condoms strawberry noneho wowe ukunda ni ukuvuga ngo wenda sheri wawe yaguhaye bombo ya strawberry arenzaho na condom ya strawberry kugira ngo urukundo rwanyu ruze kuba rusa nka strawberry mukora urukundo rwacu oya man so niba ari nawe ubishyizemo niko urabona ko ari wowe uzi condom man wapi tuvuge ko rugambye jewe sinshobora kuryamana n'umuhungu dukundana mpaka tubanye so ni oya rwose ntushobora kuryamana n'umuhungu dukundana udafite agakingirizo ni gute wambwira ko ugenda umuntu w'umukobwa muri iyi generasiyo ugendana agakingirizo uzi kuri nakumira none se biri seriye niyo kusira umukobwa wasoni niba ari wowe wayishyizemo mani bivuge niba usigaye nje urambwiye ngo mfate hanyuma se yagezemo urambwiye ngo mfate nje nizo nari nsanye waruzanye bombo n'agakingirizo nyine sheri wawe agakingirizo ngo nkakoresha kugira ngo muze mu kanya kwibeta nose urava ahangaha nyine iyi mvura iri kugwa ushobora kuba utari kwemera ko ari agakingirizo uyu nanamuhamagara njye umuhamagaye utasaha kuko ntihamagara mama wawe nkamubaza ukuntu umubwira iki njye nta nubwo akoresha kuba yari amajyane y'iwanyu asimbuka mba nkubwire bro kugendana agakingirizo ukumva ko ari ibintu bikomeye mvuga ngo ndi proud yuko nkora ntago ari njye nkora iki babikora njyewe se sinshobora keretse tubanye umunsi nzaba nabaye umugore mani nta birenze no siko yo generation nanjye ahubwo nanjye mbona ukuvuga ngo urabikora yewe umpa agakingirizo uryamana n'umuntu mutarabana kubana n'ibiki mutarajya imbere y'Imana njye ntabwo bishoboka ubu se turi imbere ya satani ntabwo bishoboka tutarasezeranye yereka satani tugomba kuzabanza tugasezerana rero sinzi impamvu nawe ngendana agakingirizo ntabwo ari njye hanyuma nicyo kintu nagira ntabwo ari njye abakobwa b'iyi minsi umuntu arabafata mugatangira mukigira nyina mwinshi gukora ibintu se si ibintu bisanzwe kuki wumva kugendana udukingirizo wowe wiguriye na sheri wawe ukadushyira muri baga yawe ari ibintu byaganje ako se agakingirizo soni urabona najya kugura njye nahubwo naringize ngo ni nka shokora urafungura katurebe shokora njye ndi kubona ari amajyani njyewe amwe ati baga ndi kubona njye shokora kwizi
ariko ndabona uzi no kugafungura nkaho ujya ugakorera. Ubizi gute ko ari gutya bagafungura? None si wowe kugira si wowe amani. None se ko ari gutya bagafungura? Ndi kubona nyine ubifungura. Sheri wawe agira ngo agahita agira ngo uzabaze. Ngiye sinaryamana. Reka turebe ino shokora ukuntu imeze. Ubundi se twaba twaryamaniye. Reka turebe ino shokora. Aho. Aka kantu ntakuzi. Reka rero. Ntakuzi. Ni gutya kamera. Nakize mu ishuri. Aka kantu ntakuzi. Ntako nzi ahubwo zana turebe. Urabona mbizi. Mani reka iyo miti. Ntabwo ndi gukina. Urabona mbizi. Mani njye nawe ntabyo nzi. Njye nawe turi kuba turi inshuti. Waza ukambwira ko uvuye gutamo umuntu cyangwa ugiye gutamo umuntu nkabyumva kandi nanabikubahira. Njye ntabwo bishoboka ntabwo witangira kwihakana ibintu nsanze muri baga yawe. Mani njye ni nacyo mpfa n'abakobwa b'iyi miti. Kuvuga ko ugendana kubirakariyemo. Kugira ngo anytime ugendana. Niba wanagashyizemo kugira ngo uneze abantu bo kuri kamera yawe. Niba wabikoze ngo uneze abantu bo kuri kamera yawe ntabwo nzanagaruka ngaha Soni. Ubyumve ko dutandukanye. Mani njye nanga buno bugoryi mani. Kuvuga ngo Soni njyewe ntabwo nagenda nka uriya musore. Soni ndeka. Ngiye kurira se. Soni ndeka. Ngiza niba ari ukunguku wabigenjeje kunteza abantu hano bo kuri kamera. Hanyuma baga yawe nigeze nyifata. Njye wabonaga mbizi njye sinzi nuko ubwa mbere nje nkabonye nibyo nisinenze. N'ubwa mbere ubonye agakingirizo. N'ubwa mbere nkabonye. Keretse kwiga mu ishuri nyine niho mbiheruka rero ntabyo nzi kandi sawa. Sawa iki? Ngayigumanisha kosha. Umva ngwino hano. Ngwino hano. Soni n'undi munsi. Ngwino hano. Babarira. N'undi munsi. Sawa ndakubonye igendera. Rero nicyo man abakobwa b'iyi minsi. Sinzi impamvu mumeze gutya n'ukuri. Ugasanga umukobwa umva kurya akantu akarya mu gitondo saa sita na nijoro ni nk'umuti wa kire ariko wamubwira ati ese uheruka gukora ibintu byara akaba aratangira kubwira ati reka sinjya nabikora sindanabikora mani ndagira ngo mbabwire ko kugendana udukingirizo bro nta kibazo kibirimo nta cyaha kirimo wowe kuba wavuga ngo ngiye kugendana agakingirizo ni ubwirinzi turi muri generasiyo bamwe na bamwe batabasha kwirinda kuki wumva ko kugendana agakingirizo ari uguseba ko guseba kwa mbere ari ukugafatanwa cyangwa se ejo tukakubona watwise ubu wowe ubaye ufite uburyo utagwa mu mazi ariko ukagwa mu mazi wenda ufite nk'ishashi ku mutwe iri bugufashe kuba utato ubwo buryo wabwanga ni ukuvuga ngo rero inshuti yanjye nyine nisanganye udukingirizo ariko irabimpakanyije ariko nanone ntabwo twabirenganya gusa igihe ari cyo ni uko nimba uri umukobwa cyangwa se nimba uri umuhungu bro ahubwo ni n'ikibazo gikomeye igisebo cya mbere si uko wafatanywe cyangwa se ugendana agakingirizo igisebo cya mbere ni ukuba udafite agakingirizo gendana agakingirizo iteka ryose kuko ntabwo ubizi nimba utari isugi nimba utari imanzi ejo uko watakaje ubumanzi cyangwa se ubusugi bwawe bishobora kongera bikagufata ugasanga uratwise cyangwa se wanduye sida cyangwa se mburugu na za mitezi n'ibiki byose zikakora iki zikakuzaho rero nimba uri inshuti yanjye nimba uri kureba kino kiganiro kugira ngo ubwire ko igisebo cya mbere si ukugendana agakingirizo igisebo cya mbere ni ukubona watwise warwaye ibirwayi irinde ugendana agakingirizo iyi ngiyi cyakoze yari prank yasohotse ndabizi ubu ngubu yarakaye ariko nagira ngo nyine mbigishe nagira ngo ndebe n'ukuntu ari buri wiyakinga ariko umukobwa uzi ko yarakaye by'iseri ubu nshobora kumusanga ikintu nimba ndi buyisubizemo gute simbizi ariko ndabona kujyamo byakunze ndagira ngo ndebe ukuntu ari buri wiyakinga ariko ubu ngubu yayaze ndabizi ubu ngubu bari guhamagara abantu ngo Sonia ngo ndamubeshye aka gakingirizo ko katinjiramo ni ukuvuga ngo rero yari prank kugira ngo ndebe ukuntu reactinga twabibonye ariko nanone namwe mwige bro nimba ufite sheri wawe akakubwira ati sheri fata hereza sheri wawe bombo igerekeranye n'agakingirizo ejo iteka ryose ahantu hose muzaba muri umva uzaba ubizi ko nimba wowe wakwibagiwe sheri wawe ashobora kuba agafite pembe ubu nanjye akangaka urumva ndagatsindiye tubiri ndadutsindiye na bombo nayo ndayitsindiye guys so rero
bye bye, ndabakunda cyane. Nimba utarakora subscribe, ukore subscribe, wibuke no kugura agakingirizo on your way. Kugura agakingirizo ntabwo ari isoni. Uzi tuno dukingirizo kugira ngo nugure, nazengutse nko ku ma boutique ya hano nk'ijana, abantu bose bakajya bandi bagura, ariko it doesn't matter, twako ejo nubyara ntabwo bazaguha amafaranga yo kurera umwana. Doesn't matter, rero ugomba kugura agakingirizo ukikingira. Saint Valentin irageze, nubwo nta sheri mfite ariko aka gakingirizo ndagatwara just in case. Goodbye my people, bye bye, ndabakunda cyane. Mwah.